rwo mu buto bwanjye uraho mbese umeze ute nshuti yanjye naragukunze birandenga ndagutegereza birandenga none dore imyaka irihiritse imbanye myinshi yindi iratashye ariko se rukundo uraho ubuzima bwanjye bwose bwari wowe naricaraga natekereza ngatekereza wowe nakibuka twadukumbuye mbuza amahoro n'amahwemo mama na data bajyaga bambuze kuvugana nawe nkumva intimba iranteye uwo munsi nkarara ndira simpore ndetse yewe rimwe na rimwe nkarara nisetsa turi umuntu twanjye twambaza icyo mbaye nerega nkumbuye urukundo rwanjye none disi dore ubu ngubu ngo wagiye mu mahanga ariko disi namenye ko utajyanywe n'ikibi ngo wagiye gushaka amahoro kugira ngo u Rwanda rwacu rukomeze rwandike izina ese rukundo uraho iyo mu mahanga sinzi uko ubayeho sinzi uko bimeze iminsi sinzi ikihatse ariko kandi nanone ndizera kuzagaruka amahoro mbe rukundo rukumbi mbe mbavu nyinshi zatandukanye n'izarwo ese uraho mbega iminsi ngiranjyana ndagukumbura bikandenga nagutekerezaho nkumva mbuza amahoro n'amahwemo ese uraho rukundo iyo nicaye ngatekereza ku byacu umutima wanjye urishima ndetse nkumva yuko ejo hacu ari heza nkumva birandenze cyane nkumva nabibwira abandi nanjye ndahanarwana ndahatana cyane ngo nkunde nsoze kwiga hanyuma iminsi izagende neza sinabikubwira ngo byumve kuko simfite ububasha bwo kuba naguhamagara ngo cyangwa se nkwandikire kuko iyo uri ni kure cyane ariko kandi nanone ndabyibuka ndetse yewe sinateshuka na rimwe sinzigera ntanana rwose ndabigusezeranya kuko ndacyari wa wundi erega disi sinzaba amahabara nk'abubu sinzigera niyandarika ngo ngende nihindura undi wundi nzakomeza nzirikane rya sezerano wampaye ndabizi neza ko wansezeranije kandi nanjye iryo sezerano nzaririnda uri igitangaza mu bandi ndetse uratangaza iyo nkutekereza ariko kandi nanone ndagira ngo nkubwire agakuru katanshimishije mperutse gusanga mushiki wawe ambwira amagambo atagira icyo yasobanuye numva birandenze ntangira gutekereza ukundi kuko dore ya minsi twatekerezaga ko izaba myiza yaranze iba mibi disi mama yararwaye data arasaza ubu ni umusaza ugendera ku kabando ariko disi wowe nzi kukinzirikana ese nkundira umbwire ese disi uraho ndumva abandi ngo bakoresha izo mbuga nkoranyambaga njye nabuze uwansayidira byibuze ngo anize ngo nisunga abo ngabo byibuze nkurebe rimwe kabone niyo naguca iryera gusa hasigaye ibindi Imana ikabyikorera mbere ukundi uraho byarandenze biransaba nkimara kumva ko wagiye kurwanirira amahoro n'umutekano ndetse n'umudendezo w'abatuye isi mpita numva rwose ntishimye kandi disi ikomeza urwane gitwara iteka nzajya ngusabira rugira rurema ntimana akomeza umanuka umukomereza amaboko erega disi we ni umuntu nyamara wowe uri Imana nyagasani murengere umurindi igisitaza cyose kandi umuhe umugisha w'ibihe byose umurinde umubisha w'iminsi kuko umubisha we ni igitesha kandi yamutesha byose akamuhereza ibitagira umumaro mbe nyagasani se wamundindiye ndabizi neza ko utanenguha murindira ahari rwose kandi umuhereze amahoro y'umutima umurinde kwibagirwa be umuhereze gukomeza kugira umutima wa kimuntu ndisimbira isobetse ibyiza risobanuye byinshi mu mitima y'abenshi nzira gusohereza abansanga nabo nsanga nkunda gususurutsa abangana nabo ngana ndi mwene kanyarwanda wabihakana namugisha ishyanga gahaye iby'imahanga kandi amahanga handi ndi umwere w'umunyarwandakazi urajwe ushinga no gushinga umushinga ushingiye kurwanya ikibi cyose kibangamira umuntu by'umwihariko ikibangamira umunyarwanda murakoze murakagira Imana.